ariko abakobwa cyangwa kubukemye. Oh my baby, if you need me I gonna need you more, need you more. Ndagukunda ndabyirata iyo ndeba mu maso nakwifuza. Mateme hariya mu biro. Ntago ndi nkaburara mu bagabo. Nta kibazo reka nirarire mu mateme. Nariko nagiye kwisambanya n'abagabo. Aho umukecuru byabwenga ubundi. Hari icyo nakwase kungurira kandi kugaragaraho iminwa yawe mukara n'amaso yaratukuye. Umva ndavuga nawe hirya bakureba. Reka ahubwo ikintu nshaka kubwira abantu abadukurikiye mudufashe mubera akazi uyu mukobwa ariko kwisiga mukoro gwabo n'amafaranga kuko uyu mukobwa nimumubura agahondera igihugu cyamubyaye agahondera imiryango wese n'icyavuga ibyo muri iryanjye. Uyu mukobwa mumugurira igisokozo cyo kuzajya warasokoza iyo plante yiwe. Ikindi cya gatatu musabiye umugisha n'umugabo mwiza uzamukwa miliyoni apana undi uzamuka 10,000 kubera ko muri akanya niko ateye nako akwiye mu byanganira. Wewe ukwiye gukora 10,000 kubera ko ntago wavuga arenze 10 kuko niyo mafaranga menshi wigi watunze. Turatangira turabasuhuza ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Ni njya mukobwa wanyu wa Miss TV show. Amahoro y'Imana aganze abane namwe bakunzi banje bantu bankandiye subscribe. Nukuri muri kubikora neza Imana mu gihugu cyo mwishuri bamera umugisha. Bantu mwayikanze ariko namwe mureba video nimukande sub. Kuki mutabikora koko? Nukubera iki ko ntacyo dupfa. Mugiye mubikora nimukareba video y'umuntu ngo mwo kutamukanda subscribe. Nukuri ni byiza kandi sinzi tuje dufashanya tuzamurane tuzamurane mu izina rya Yesu. Sibyo? Ndumva byaba ari byiza kurushaho. Kandi ndabashimira abantu mwayikanze ndabashimira abantu bankurikirana. Ndabashimira abantu wa Miss reka nkubwire wa Miss reka nkubwire si ubukira mu ijambo. Hari akantu keza uyu munsi nakuzaniye. Ariko hagati gukunda sometimes bibasaba nibisaba ariko abakobwa cyangwa kubukemye. Oh my baby, if you need me I gonna need you more, need you more. Ndagukunda ndabyirata iyo ndeba mu maso nakwifuza. Yankunda bikabarenga ibyanjye nawe bikabarenga. Wherever you go I will follow for your step. Ni wewe waciye impaka nzagukunda reka mbabwire rero sibyo ariko uyu munsi ngewe naje guhangana cyiza koko birazibisabwa kimwe uretse nyene igira abantu babwire ni Pastor Kayusi ngira ngo abantu benshi barabizi nta muntu bwinginge kumenya abenshi bamaze kumenya nimurebe kino kigo kiri guseka ubushize nagisabye urukundo kirananira kitangira kunsebya ngo ndacyari mu butinganyi uyu munsi naje guhangana nawe kugira ngo mbone ko ndiseri wambaye busa ni ubusase buriya uduhuye n'umudinayini muri siporo nose uguri wambaye bityo abantu bambonye ko ndi muri siporo. Umuntu usakora siporo yambaye itise we bakaruvate oya none se ko binari biri ari ibindi nda imyuka ya satani ni gute aho gukora abantu imyuka ya satani wowe gute se ari satani kubona wambaye ute basi reka nkubwire wa Miss kuvyo twabaniye ko duhora tubana dushondana nk'inkoko dushondana nk'ingo zashaje wandirimbiye byuze n'akarimbo kamwe sibunda shareka nkaguhimbire k'ibigori ubwo nyine nta kibi kubera yuko ugiye kuri umwanya wanjye na mutoya nkundi bigoryi kuko abeza barahari nge sinshobora kubikora oya ntabwo byambaho ko nabikora nkisenya naba nirangije wowe ntabwo umbereye ntabwo unkwiriye mba mbona uri nk'igihu cyangwa se uri nk'iki nunazizina ashwita. uyu mukobwa ku bantu badukurikiye neza bari kumureba buretse ese ko ubu ni iki se utiyamwiki utiyamwagashi oya reka mbereke uburiwe ntago nkeneye wandi wowe ntago nkeneye kutwishwamo ingendishamo iki reka guma gutyo ni ntari bidore umva buretse ubu ni ngiye kuvuga wowe bigihorere uvuga iki abadukurikiye kuri wa Miss mu ndero uyu mukobwa
yambaye bya bipupe by'ibishinwa bizamura amabere kugira ngo babone ko ari isugi kandi yarashaje mu gitanda ruta nyina mumbabarire gukoresha mumbabarire gukoresha n'umusarimo none se uri isugi noneho toka ni mu ndebe isugi ukabyara nashana nta isugi nta bisugi sindaryamana nawe umuntu ufite amabere yakurutse ameze nk'ikiragira yaramaze ko amabere yanjye atwaye yambaye bya bipupe by'ibishinwa hose wazabyambara bya bipupe by'ibishinwa niyo giseye ntabwo kibazo kireba umuntu ugiye gusebya toka ikindi gihe jya wireba nanjye ndebe nese ureba iki urabona umubiri wanjye umeze nk'uwawe ako gatuza kiye kuba akankupara agakuruta nk'imigeri nk'amagana ukakaryamamo kubita imigeri nk'amagana inani ukakaryamamo ukakaryamamo rwose reba akane ntabwo reka babwiye rero wa misi uyu mukobwa mubona bamwita wa misi uyu rero wa misi afite defo ryo kurya igufa akayipurisa akayimara kubitwa n'inkuba ngo ashaka ngo uriya misoko ngo niyo ngo izatuma ngo agira ngo imisemburo ngo ikatuma ngo byara ngo utwana twiza kandi mu by'ukuri uyu mukobwa namugira inama yo kureka kurya amagufa nubwo arya amagufa ngo arashaka kugira imisoko ufite ubugoryi nk'ubu ibindi kuki batagufunga aribwo ntabwo ubona ko ufite ubugoryi ubanze kumvugira nk'uko ubanza utaranakandagiramo abantu bose nabonye bagezemo ntibarakandagiramo yakagezemo abo ba jack bageramo nandi harya arafata ku mavuta yabugumyemo buri kuboneramo wowe kuki batagutwara niba ndakugize mwana wari iki kigoryi ahubwo se njyewe nawe ninde muntu w'ibiyobyabwenge mutwumvire umuntu uri kuvuga usaraye abantu banywa ibiyobyabwenge mu muhogo haba harafatanye none yenda saba ubutaka kumpimire nibasanga njye nawe baze pe njye nakijijwe ko babizi ubuse bankora iki ukizwa wambaye inda se none se hari cyanakoze nasi uwambaye inda nta myenda ugira ngaho se niba unkunda wanyambitse kano kenda ufite imyenda ibiri si ufite iyi mwese njyewe wambika umupira wanjye se reka nkufubike gasoma imbwa uyu mukobwa yaraje kunsoma mwabonye yaraje kunsoma ntabwo nuko bisemunga yerewe sikahise kubibaza niki kintu mu buzima bwawe cyaba cyarakubabaje kweri yewe ku buryo wakirwa kugira gutya nk'umusazi none se ushaka kumenya ko ari toroma nasi urabona utarwaye toroma ubuze waba mfite toroma nk'iyawe ngeze mfite iyihe ndambaye ndikwije ubwo ubusinzirize nk'ubw'inkoko ubuki ubusinzirize nk'ubw'inkoko ubusinzirize gute se ni uko niyo yicara igasinzira haza n'umuyaga ikenda kudandabagirana nyiri ubusinzire bumeze bute ubutotoro mbabara wajya uvuga amagambo umuntu akubajije ntusubize ibyo umuntu atakubajije ngiye nsubije ibyo mbajije ni kumva naba nirashe kandi mu by'ukuri sinkeneye kwikuraho ndakeneye kubaho wowe ukeneye ba bandi b'ibigoryi nkawe ntabwo ukeneye abantu bazima nkanjye niyo mpamvu uruhande wowe ushaka niko nanjye njyamo jya wihangana rero ubona rukora buri kigoryi ubu ikigoryi kandi mvuga ko ari wowe ahubwo wowe ikigoryi mbaza badukize nibabona utari ikigoryi nibere envelope mbegendo n'ubundi uriyo b'inkweto bajya bazi reba imisatsi yarahungabanye wagira ngo ihungabana iki se ariko ubundi uzi kureba kipretiwe ubu se iyo misatsi yigura ngahe ahubwo se ni make ko mbona imisatsi yanjye amafaranga nayiguze wajya umwaka udakora yewe baba we muturebere ni agaparante gashaje kameze nk'aho umusazi bita sekibi bamwitaga bizoza sekibi abantu bazi kureba neza mundebe umusatsi we warashinontoye wagira ngo amaze imyaka 2 tujya no kuwurambuza nyagase njyamba mbabona uri mwiza abasore bagukunda bakwitayeho bagusengera utanga akanimero kawe bagushakira akazi sibyo cyangwa ureka amaboko bagusabe bagusabe bagukwe ibyo 10,000 by'ubuze bagutware ujya kubabera umugore ubusandi umukobwa wo gukobwa 10,000 ku mukobwa nari yagukwiriye none se wowe wakwirwa ngahe gakwirwe mu gatebo ko mbona ntawe waguha miliyoni ko utari shadibu kutari ba Knowless ese shadibu yandengaho imana bari ko bite byawe akubereke mbereke iki se mbereke yes mbereke ibiki bya bindi ngo ahubwo urirashe reka mbabwire mujye mutwihanganira tubana n'abasazi hari umusazi ukurenze se kandi nababwiye yuko uyu mukobwa adasengeye harimo abadayimu
ahubwo ntusengeye mukanya ndafata bibiliya ngusengere shana nakubwiye ngo utaha nakubwiye ngo nakubwiye ngo n'ikindi gihe fokama hano ngusengere ahubwo wowe fokama ngusengere fokama hano twese dupfukama oya ngaho banze fokama se Imana nubashye niwe wambwa Mana umhere umugisha n'umukobwa areke gusambanira ibiceri 200 uzamuhe umugabo umwe kwa miliyoni ntuzamuhe umugabo umwe kwa ibihumbi 10 yuko yaretse itabi nta kikinisha ndagira ngo uyu mubiri we uwuhe gutabarwa abadayimoni bamurimo Yesu we wacyohewe ashaka kwiruka kandi abadayimoni baca murimo ndamusengeye cyane namukoze ku mutwe abadayimoni bakuvemo nagusengeye sha simukoze mu mutwe se byarangiye nanjye bugukoze ndavuga mese gihashire ugeze no gufukamira wowe fukama umba abazokurikira bazarebe hagati yanjye nawe ninde muntu wasengeye undi nyina ahubwo wowe urishanuswa utazi no gusenga uvuga ubugori mwamukaga nase wacize kuri yangeso ngira niba warihanze wacize kuri yangeso ese ubundi mu buzima busanzwe ubundi mu buzima busanzwe ukora iki ndetse naza kugusabiriza se bambara ku buryango wo kwa nyiri ibyondo wawe ko nzi ko nta n'inzu ugira ubwo mba mu gihuru nta kibazo wasanga ubona mu mateme hariya mu biro ntago ndi nkaburara mu bagabo nta kibazo reka nirarire mu mateme nakunda ntagiye kwisambanya n'abagabo aho umukiye kiyobyabwenge ubundi hari icyo yakwatse kungurira kandi kugaragaraho iminwa yawe mukara n'amaso yaratukuye umva ndavuga nawe hirya bakureba reka ahubwo hari ikintu nshaka kubwira abantu abadukurikiye mudufashe mubera akazi uyu mukobwa ariko kwisiga mukorogo abona amafaranga kuko uyu mukobwa nimumubura agahondera igihugu cyamubyaye agahondera imiryango uyu mukobwa mumugurire igisokozo cyo kuzajya arasokoza iyo plante yiwe. Ikindi cya gatatu musabiye umugisha n'umugabo mwiza uzamukwa miliyoni apana undi uzamukwa 10,000 kubera ko muri akanya niko ateye nako akwiye mu byanganira wewe ukwiye gukora 10,000 kubera ko ntago wavuga arenze 10 kuko niyo mafaranga menshi wigi watunze 10,000 ntago ngaho uzandute byibuze umubire umwe yarenze 10 ndebe noneho nese yavuga 10,000 urabona amagazi 10,000 akwa misi izinzara zirashaje pe gira vuba tuguse inkunga ninuza zino nzara za misi izinzara zirashaje ureko ubundi ureko kuzitesha ujyaye nawe yanesha inzara ariko warasize pereni no ese Niger cyangwa yakata no kuri Niger iyi ni pereni isanzwe wafashe ishobora kumweru wayipfonyora ngo yipfonyore uragira ngo ngewe amaraso yanze yabazwe umupfonyore wazwi iki se uzazugire ngo ufitenyore amaraso sugiye kunja uzaze mutumire ngo ufitenyore iwanjye niyo ugiye kurya cyo ugiye kunyura uzaze uze tujye gusengera mu rugi wanjye randiro atwumve nta kibazo randiro no gutakwirukana wese uri gufiteho kuba urabona nyene niba nafite undutu nawo kuba reka nkwereke hari akazi n'ubundi darifite gutya ku ruhande kici kavuge ko kubamo akazu nayaga nkashiramo amakara ariko wese ugira inzu yari Kigali ako sigo nawe urara mu bagabo nawe urara mu bagabo urara muza cyabyihoreye twara abakobwa twara abameze abazimu bashe reka nkubwire nese kamubaze niki cyaguteye kwambara akani karuvate nagace yihorere winkaresa nakubonye bashaka kunsambanya mbabarira ngewe usambanya mbabarira winkore se kucyumura mu gatuza sambanya ngewe wewe none se kucyuri kumura mu gatuza unkura ni ukubaza abi wambaye oya unose umura mu gatuza nyine ni ibiki abadukurikiye mu nabari mufashe urakavugirizwa induru wewe nakubonye urashaka kundangiza ariko ndi kumwe n'Imana wambaye ko ndi kumwe n'Imana yewe ntibakavuge bashidikanya gutya meze mba nagiye guhangana n'abadayimoni kugira ngo abadayimoni bashe shamane ndabizi abantu benshi bashobora kunyibazaho Kayusi ngo yarakijijwe we ko ngo dusuke tubona bafite imico mutari myiza nibi imico yawe ni y'abadayimoni none se muri nubwo ndi Imana yanjye uri Imana yanjye sindi Imana sineza no kuba Imana yawe bose usani wakigene wowe urantunze singutuze ko nuri mu rugo wawe nta ubushobozi wabona bwo kunyunga ntabwo bwo najya kugutunga kuko wambwiye ngo ufite inzu wewe urirangiye odi none yani bibebe
none se ugira inzu Birubona se nakutana naye mu biraro. sinazazindi z'ibihumbi 10 ukodesha na None nakubitana naye. z'ibihumbi 7. Nakutana naye. Ngewe twarakubitanye mu kiraro. Indes. Ngewe. Kubuza uzirahomba. Nakubarisha seramo. Kutafashe video ngo uzibera kabigeza hano se. Nzayibereka. Umukobwa rero ni umunyamitwe. Cyakamba warahinduye. Uyu mukobwa rero ni umunyamitwe. Abantu badukurikiye mu myangane afite ikibazo cyo mu mutwe. Afite akabazo ko mu mutwe reka mutwihanganire. Abantu bafata ibiyobyabwenge n'ubundi baba barapwatsutse nta bwenge baba bafite. N'ubuntu bwabo buba buri vide. Baba baciriritse no mu buzima busanzwe. Ase kankubaza. Oya nta ufite. Oya biretse nk'uya wemera kuciriritse yawe nakuciriritse. Kamwibarize rero uri nkusi w'umutinganyi. Ariko rero ntusigare n'umutinganyi gusa usigare n'umutubuzi. Natuburiye hehe? Usigare umutubuzi uri kujyana na Bibiliya ejo nakubonye yambaye kanzu wabaye umugore. None nkubonye yambaye ubusa. Reka manekire abana badayimoni unshumurijeho. Impamvu uri kushaka kunsebya nuko wewe wabuza gusengera. Niyo mpamvu nkora gushishikarizwa gusenga Imana wewe. Wewe wabuze idini ntati dandirugira. Wewe wabuze idini. Nta nubwo uri swa waribuze. Asa misire kamwaza kanukami kamasiko. Sibyo? Buriya uramutse ukarabye ntabwo uruhu rwawe rwatonyoka. Kutoyoka kubera iki kubera mukorogo bisiga. Je nisiga mukorogo cyane rwose birakugaragaraho. Nisiga mukorogo. Turebera abantu muri komite muzaturebere. Maniga ni mukanera ibyaka ibyanyu ni pa. Asigari ikirara. Zirangiye muri z'abaraperi babitabi. Niyo mpamvu nawe arima. Nirebe. Abantu bigaragaze. Dore nguyu atangiye kurimba za zindi z'abakobwa banywa ibiyobyabwenge. Sinababwiye ko mutayiminwa iminwa yabaye imikara n'amaso yatukuye ni mu ndebere. Ni bandebere. Ngo maniga ngo nimukanera umwako. Ubwo no kuvuga yuko twembi muri make amaniga ari bidukurikirana arimo kutita umwako. Maniga suri niga buri cyagiye wari umugore none se oya wari umugore cyagiye nakubungu uri umugore cyari umugabo. Nuko nakijwe uza kubana nakijwe bamutikura inyuma mukabona. Nese mukabu yewe ne mukabuna nagira ngo mutikura abagabo gusa. Kuburyo gusura imisuzi 100 mu munota umwe. Yo papa none baraguhombanyije. Uza ngo uza none baraguhombanyije. Nongera ubu barakurobera nongera ngo uri gukagira. Subira ngo toka nkakomeza ngo kose mana yagarasa ibintu kigori ukongera ukakiri ibindi imisuzi 100 mu munota ngo ukongera ukongera kubyara nakubona ukongera koko ukongera ngo ikaba igihumbi ikabijana kurya kwinka iri ahazo bwatsi ibicibwamo kugira ngo byemere no rwego rwanjye ariko narakijijwe ibyo byose narabirenze ntago wabireka ahubwo akabuno bari bamaze kukajajanga kamaze guhungabana. Reka mbabwire rero niyo mpamvu wabaye bahunze ariko muri zabasubiramo. Reka mbabwire zabasubiramo hari ikintu ngenge kwisabira mu kanya sibyo kandi umfashe ubyemere sibyo umfashe ubyemere urambabarira mu kanya tujyane mu materaniro. Amateraniro yanyu sabasangaye abi igihe cyose isaha yose dushakira turaterana. Yari amateraniro y'idini ryacu ntabwo rigira amasaha. Iyi saha yose turagira turasambana nako turaterana. Ngaho mumbabarire murasambana muraterana ntabwo kugena mu izina rya Yesu abasina. None waje hehe ko Imana igiye kuzagarura umwuzure kandi ko n'umubizahita nawe urimo. Jewe yego ntabwo izamitana kuko Imana yanga abantu bisiga mukorogo. Reka bya mukorogo niyo bizanye suri wari wayingura n'umusore mwe barayiciye mu Rwanda ubwo nabanyigurira he. None se uragira ngo bigende butundi urifuza iki ko mbona urukundo rwanjye nawe rwenda kugusaza ko noneho usigaye nankunda mbizi ko ari nabwo usigaye nkorakora ko byagaragaye nkatira wakwemeye ukanyuba ukareka umusazi. Ntabwo nakuba none ko cyo nkorakora umuntu wambaye ubusa se je nakuba. Nese ko njye sinakubwiye se ndi muri siporo byatangiye siporo cyane ubu ndikurwana n'abazimu warwanye n'abakubwire abantu batukubonye abantu batubonye ubushize babonye turimo gushondana n'inkoko zahaze ibigori turi gupfa ngo ni urukundo sibyo hari mu by'ukuri nawe uri ikinumira babiri umenya uteruka naterwa umenya uri muri bene babandi bindangamirwa nako indangamirwa ni wowe ajye babita abarezibiyene abantu bataza abarezibiyene mu kirimi cyumvikana kagwabira n'abagore baryamana ku gitsina bishatse kuvuga ngo rero uyu mukobwa ndagira ngo abantu basenga Imana impamvu nagira nambaye mu buryo bwo kugira ngo mwitegure ubu yantinye murebe ubushize ukuntu yikarakashe ubu ngubu ntabwo byakunda
kuko ubu ngubu ugifite ubu numiwe ndi kubona uri nk'igipupe. igipupe gifite icyerekezo. ubu uri igiki ubundi kuki wagitinyisha igipupe? mbese na Yesu yaje ko nawe umwana ngo nyinishe igipupe. igipupe nakigirana amisi cyakoze uri keza pe. ntari keza urabizi neza njya mukobwa mwiza ku isi. uri keza uri seriye? yes ntari mwiza. hari uwo ndya iwabo? uri mwiza gute se? ni mwiza ko nta muntu ndya iwabo tunzi. uyu mukobwa rero ni akasamutwe, ni akasongoye. reka mugire inama rero, mugire inama itari akanama. urabyemera? mugire inama. yego uzajya ujya ubwo ubusa si byo uvuga. ntabwo ari ubusa. uzajya ujya ahubwo mbere yuko mvuga nuko nta mburosa adahari ngo mbanze mburosa abadayimoni wanshizemo. ngiye kukubwira ngo kamubwire uretse ibyo byose se mubiretse nyine umukozi w'Imana sibyo. inama ngiye kukugira uzajya ujya ku marimbi uri kumva saa munani z'ijoro wishyuza ibyaha wakoze. tukashitari ufukame ako nukubona mugenda nukubona mugenda uretse ufukame nujya kwihanira. njye so nihaniye ariko wowe ndabona ari ibyaha hasa ni muri kiliziya ngo najya gusaba ijambo cyo wowe wahemukiye abantu babiri, wahemukiye Imana, wahemukiye na Satani. Satani se namwe mukica Imana nemwe. Nese se muwe ibiyobyabwenge indese Satani urwo rubanza nta rundi wo nta n'umuntu urangenza mbona umva itabiri mu muraho pesha umva bizazima oya itabiri guhumuraho wa misi riguhumuraho. reka mbe ngiye mbe nguhunze utanyanduza ubushitashita. wigenda kadiri umva mbabwire rero ngo wigenda ngo reka tugire mwabyumvise wa mukobwa ntabwo ari seriye ntabwo ufite akabazo.